Urwandiko rwa Pawulo ku Bagalatiya. Rwandikiwe amatorero menshi yo mu karere ka Galatiya aho Pawulo yari yarageze muri rumwe mu ngendo ze z'ubumisiyoneri. Ushobora gusoma inkuru mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Uru rwandiko rw'ingirakamaro yarwandikanye ishyaka ryinshi n'akababaro. Dore uko byari bimeze. Ubukristo bwatangiye ari nk'ibikorwa by'Abayuda bijyanye na Mesiya i Yerusalemu, ariko ubutumwa bwari ubw'abantu bose, nuko kubera iyo mpamvu bwarasakaye bugera hanze ya Isiraheli. Mu gihe cya Pawulo nk'umumisiyoneri, hariho abanyamahanga benshi nk'uko hari n'Abayuda bari mu byakorwaga ku bwa Yesu. Ibi byateje impaka ndende tuziho zivugwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15. Mu mateka, ubwoko bw'Imana bw'isezerano bari bitaye ku bwoko bumwe, Isiraheli, kandi bari batandukanyijwe n'abandi kubw'imikorere ikurikiza amategeko ya Mose, nko gukebwa kw'abagabo, kurya ibitazira no kubahiriza isabato. Kandi hari n'Abayuda b'Abakristo bizeraga ibyo ku banyamahanga kugira ngo babe bamwe mu bagize umuryango w'Imana, bagombaga kubahiriza amategeko ya Mose. Bamwe muri aba Bayuda b'Abakristo byarangiye baje mu matorero y'i Galatiya. Bateshaga agaciro Pawulo, bakagomba gukebwa kuri aba bagabo bose b'Abakristo b'abanyamahanga, nuko benshi muri bo barakebwa. Maze ubwo Pawulo abimenye ashengutse umutima ararakara, nuko bituma yandika uru rwandiko. Abanza gukanguza Abagalatiya incamake y'ubutumwa bw'inkuru nziza ya Mesiya wabambwe ku musaraba. Akomeza ashimangira ko ubu butumwa bwiza aribwo buri mu muryango mushya wa Yesu na Aburahamu ugizwe n'amoko atandukanye. Maze yerekana uburyo ubu butumwa bwiza aribwo buhindura abantu by'ukuri kubw'ubeho n'imbaraga za Mwuka. Aterura amagambo avuga kumirwa kwe aterwa n'Abagalatiya bakiriye ubundi butumwa. Ni bwa butumwa bwatangijwe n'aba Bakristo bavuga nabi Pawulo kandi bagahatira abantu gukebwa. Pawulo rero ahera ku kuganira umwimerere w'ubutumwa n'ubutware bye nk'intumwa. Yabutumwe na Yesu wazutse ubwe kugira ngo abujyane mu isi y'abanyamahanga. Mwibuke inkuru yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pawulo avuga ko bitinze niho yagiye i Yerusalemu kujya inama n'izindi ntumwa nka Petero na Yakobo. Abaganirira, yababwiye ko atahatiraga abanyamahanga b'Abakristo kwikebesha cyangwa kurya ibidahumanye. Bose baramushigikiye. Gusa uku guhangana kwaracengeye. Petero yari yaje muri Antiyokiya gusura no kureba abanyamahanga bose b'Abakristo yasangiraga, akanivanga nabo. Ariko igihe bamwe bo muri iri tsinda ritavuga rumwe nawe bazaga muri Antiyokiya bavuye i Yerusalemu, Petero yihishe igitutu cyabo. Areka gusangira n'abo Bakristo batakebwe kandi yibuza kwifatanya nabo. Nuko Pawulo abirega Petero amushinja uburyarya bwo kutaguma mu murongo w'ubutumwa bwiza. Ku bwa Pawulo, gutegeka aba Bakristo bashya kwikebesha no kubahiriza amategeko ya Mose ni ubuyobe kubw'impamvu z'uburyo bwose. Icyambere ya byose nuko ari ukugambanira ubutumwa bwiza. Cyangwa se mu magambo ye, abantu ntibatsindishirizwa n'imirimo y'amategeko ya Mose, ahubwo batsindishirizwa no kwizera Yesu Mesiya, kandi twizera Mesiya Yesu. Gutsindishirizwa, ijambo kurindi bivuze kubarwaho gukiranuka, ni ijambo rikomeye ryo mu isezerano rya kera Pawulo akoresha. Ni igihe Imana itangaje ko umuntu runaka ari mu mubano nayo bikwiye. Ababariwe, ahawe umwanya mu muryango w'Imana kandi arimo guhindurwa n'ubuntu bw'Imana. Pawulo ashimangira kandi ko nta muntu watsindishirizwa no gukurikiza amategeko, ahubwo ko atsindishirizwa gusa no kwizera Yesu. Iyi ni interuro ivuze byinshi kandi ishobora guhuzwa no kuganduka kwa Yesu ubwe kubwo kubaho no kudupfira. Cyangwa byaba bivuga uko ubwacu twiringira tukaniyegurira Yesu. Cyaba iki cyangwa kiriya, birasobanutse. Abantu batsindishirizwa gusa no kwizera iby'Imana yabakoreye muri Yesu, ntabwo batsindishirizwa n'ibyo bo bikorera. Mu izingiro ry'ubutumwa bwiza Pawulo avuga hari ijambo ngo, iyo abantu bishingikirije Mesiya Yesu, ikiri impamo kuri we gihinduka impamo no ku bwabo. Ubuzima bwe, urupfu n'umuzuko bye bihinduka ibyabo. Cyangwa mu magambo ye ati nabambanywe na Mesiya kandi sinjye wazutse ahubwo ni Mesiya uba muri njye. Nuko rero ubuzima mbayeho beshejweho no kwizera umwana w'Imana wankunze akananyitangira. Rero impamvu umuntu wese ashobora kuvuga ko afitanye umubano mwiza n'Imana cyangwa ko ari uwo mu muryango w'isezerano wa Yesu, atari kubwo gukurikiza amategeko. Ni kubw'ibyo Yesu yabakoreye batari gushobora kwikorera bo ubwabo. Nuko rero uku gusobanukirwa kwimbise kw'ibyo Yesu yakoze kuzana impinduka zikomeye ku bantu bashobora kubarirwa mu muryango w'Imana w'isezerano, no kubw'icyo bivuze kubaho kumwe mu bagize uwo muryango. Bityo Pawulo abanza kugaruka ku nkuru za Aburahamu mu itangiriro, uko yatsindishirijwe cyangwa yagizwe umukiranutsi imbere y'Imana kubwo kwizera gusa, kubwo kwishingikiriza isezerano ry'Imana uwo munsi umwe, amahanga yose yaje kubiherwamo umugisha w'Imana binyuze muri we n'abamukomokaho. Umugambi w'Imana wahoze ari uwo kugira umuryango mugari w'abantu bagizwe n'amoko atandukanye bafitanye isano nayo bashingiye ku kwizera, atari ku mategeko. Nyamara ibyo bituma hibazwa ikibazo cy'ingenzi: kuki se nyine Imana yahaye Isiraheli amategeko? Aha Pawulo atanga ubusobanuro bugufi kandi bucucitse yaje kurambura nyuma mu rwandiko rwe ku Baroma. Yerekana ko amategeko ya Mose yahawe Abisiraheli ku musozi Sinayi nyuma y'isezerano ry'Imana yahaye Aburahamu.
nanone ati iyo usomye amategeko ya Mose witonze usanga ko iteka Imana yashakaga ko ayo mategeko aba yo gufasha igihe gito. Avuga yuko ayo mategeko yari afite inshingano mbi n'inziza. Umumaro mubi ni uko amategeko yakoraga nka cya kirahuri kigaragaza ubunini bw'icyaha kuri Isiraheli, yerekana ko Isiraheli yokojwe imibereho y'icyaha nk'abandi bantu bose, bagahozaho kwigomeka ku itegeko ry'Imana. Bityo itegeko kuko ari ryiza ryarangiye rigaragaje Isiraheli nk'itsinzwe n'icyaha ndetse n'abandi bantu bose kimwe na Isiraheli. Cyangwa se mu magambo ye, amategeko yagize buri wese imbata munsi y'imbaraga z'icyaha. Ariko nanone amategeko yari afite umumaro. Yakoze nk'umutoza utabera watumye Isiraheli iguma ku murongo kugeza ukomoka kuri Aburahamu, Mesiya wasezeranyijwe azazira. Maze Mesiya waje yasoje intego y'amategeko mu mibereho ya Isiraheli. Yesu yari umwisiraheli wizerwa wakunze Imana by'ukuri ndetse na mugenzi we. Nuko rero umwami wa Isiraheli yapfuye kugira ngo yishyireho umuvumo n'ingaruka zo gutsindwa kwa Isiraheli abacungura. Bityo rero ku bwa Yesu wakomotse kuri Aburahamu, umugisha w'Imana ushobora kugera ku bantu bose hatitawe ku bwoko, urwego rw'imibereho n'igitsina. Ku bwa Pawulo, gusaba abakristo b'abanyamahanga kubahiriza amategeko ntibyumvikana. Byerekana igisa naho Yesu atashoboye isezerano ry'Imana cyangwa ngo aducungure mu byaha byacu. Byirengagiza umudendezo mushya twaherewe muri Yesu ndetse n'impano ya Mwuka. Ubundi bituma isezerano ry'Imana n'umugisha ari iby'ubwoko bumwe. Ariko abarwanyaga Pawulo bashoboraga kuvuga bati, amategeko niyo muyoboro wemewe ku kubaho nk'uko Imana ishaka. Abanyamahanga b'abakristo bazamenya ibyo bate? Mu mutwe wa 5 n'uwa 6, Pawulo asubiza asobanura uburyo ki ububeho bwa Yesu buduhindura ku bwa Mwuka ari ingenzi. Amategeko ya Mose yari meza. Pawulo ati yuje ubwenge. Mu by'ukuri yose yashirwa mu ncamake nk'uko Yesu yabikoze mu itegeko ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nyamara amategeko nubwo ari meza ntiyahesheje Isiraheli imbaraga zo kuyubahiriza. Ahubwo inkuru nziza nuko Yesu yashoje amategeko ku bwacu kandi akaba ari muri twubuku bwa Mwuka, atuma ubwoko bwe buhinduka abantu bashya basohoza itegeko rye ryo gukunda abandi. Nuko Pawulo agakomereza batandukanya abantu ba kera n'abashya. Ingeso z'abantu ba kera ziragaragara. Iyo ni imyitwarire yonona ubumuntu, ikangiza imibanire ndetse n'imiryango yose muri rusange. Kandi mu gihe amategeko ya Mose yabuzanyaga iyo myitwarire, mu by'ukuri Yesu yayibambye ku musaraba. Igihe umuntu yishingikirije Yesu akanabaho ayoborwa na Mwuka, ubuzima bwe buhinduka ubwabo kandi hakabaho icyo Pawulo yita imbuto z'Umwuka. Iyi niyo mibereho ya Yesu ashaka ko yagaragara mu muryango we, kugira ngo babe abantu b'urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ukwizerwa, ubugwaneza no kwirinda. Pawulo ati, nyamara imbuto ntabwo yimeza, bisaba kubagarirwa nk'urubuto rusanzwe. Cyangwa se mu magambo ye, niba tubeshwaho na Mwuka, tugomba gukomeza kuyoborwa na Mwuka. Ibi bisaba kubugambirira. Tugomba kwiga uburyo bwo kwikuramo ingeso zacu za kera no kwimika izindi nshya, kandi mu gihe tubikora dusanga tuyobowe na Mwuka nk'uko Yesu ahindura imitekerereze yacu n'imitima yacu, akatugira abantu bakunda Imana n'abandi. Ni muri ubwo buryo abantu ba Yesu basoza ibyo Pawulo yita amategeko ya Mesiya. Asoza, Pawulo yanzura ko kugomba abakristo guhinduka bagendera ku mategeko ya Mose cyangwa ngo bakebwe ko ari ubuyobe. Igifite umumaro mu by'ukuri ni ukuremwa bushya n'Imana. Uyu muryango mushya wa Mesiya ugizwe n'amoko menshi, abantu buzuye kwizera Yesu biga gukunda Imana n'abandi mu mbaraga za Mwuka. Ibyo bikaba ari byo biri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya.